Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'umusore watandukanye n'umukunzi we kugira ngo akurikirane inzozi ze. Hari umunsi umwe ahagana mu masaha ya mu gitondo, nibwo umukobwa witwa Maya yinjiye muri kafe aje kunywamo ikawa, ari nako akomeza kwihugura no kwigira muri iyo kafe kuri laptop ye. Hashize umwanya muri iyo kafe nibwo umusore witwa David nawe yayinjiyemo aje kunywa ikawa, nawe ari nako akomeza kwiga no kubaka umushinga we neza kuri laptop ye. David aje yicaye iruhande rwa Maya, buri wese akomeza kwibanda gukora inshingano ze. Hashize akanya David yarebye muri laptop ya Maya, aramubaza ati, ese uri gukora ku biki? Maya aramusubiza ati, ni amasomo ndi kwiga n'ubushakashatsi ndimo gukora. Nawe ahita abaza David ati, wowe se uri gukora ku biki? David aramubwira ati, ndi gukora ku mishinga yanjye n'uburyo nayiteza imbere. Nuko bahita batangira kuganira. Maya aramubaza ati, ese inzozi zawe ni izihe? Na David aramubaza ati, ese inzozi zawe ni izihe? Bakomeje kuganira gusa bumva bafite byinshi bahuriyeho, harimo ibyo bakunda, inzozi zabo n'amateka y'imiryango yabo. Nuko bamaze kuganira basezeranyeho bahita bagenda. Nibwo buri cyumweru batangiye kujya bahurira muri kafe bakaganira, bakanasangira ibitekerezo byabo. Buri umwe yatangiye kwiyumvamo undi, ariko bose bari bafite ubwoba bwo kubivuga. Iyo babaga bafite umwanya basohokeraga mu mujyi, mu mahoteli no ku mazi. Urukundo rwabo nuko rwatangiye buhoro buhoro. Uko bari kumwe niko rwakomezaga kugenda rukura. David yatangiye kujya akorera surprise Maya ku isabukuru ye y'amavuko, akamwohereza inyandiko z'urukundo, impano zidasanzwe n'ubutumwa buri gihe bumwibutsa yuko amuhorana ku mutima we. Maya nawe yatangiye kujya ashyigikira David mu mishinga ye n'amasomo ye, akamwubakamo icyizere mu mutima we. Maya yatangiye kujya amubwira ati, numva urukundo rwawe rwuzuye umutima wanjye. Sinigeze mbona umuntu wanyitayeho bimeze gutya. Ibyo bimaze kuba, nyuma y'igihe gito David yatangiye kubona ko kugira ngo agere ku nzozi ze bizamusaba gukora amasaha menshi, kujya mu bindi bihugu no gukorana n'abantu benshi. Kandi David yari umuntu utekereza cyane ku nzozi ze, ariko izo nzozi ze zari zifite igiciro ari icy'igihe, imbaraga n'urukundo rwe. Ibi byatumye David atangira kugabanya igihe yamaranaga na Maya baganira, kubera ko akenshi yabaga afite inama za business cyangwa amarushanwa y'akazi. Maya yatangiye kubibona maze abwira David ati, David, igihe cyo kuba turi kumwe ko kirimo kugenda kigabanuka cyane. Ese ntabwo twashaka umwanya wo kuganira cyangwa ngo twishimane nk'uko twahoze? David yahise amusubiza ati, ndabizi baby, ariko ibi ni iby'igihe gito, inzozi zanjye umunsi umwe zizabimamo, maze mpite ngaruka dusubire uko twari tumeze nta kabuza. Maya yarababaye ariko ahitamo kumushyigikira. David yakoraga ijoro ryose akarara yandika muri laptop ye. Hashize amezi 3 David yafashe icyemezo cyo gutandukana na Maya kugira ngo abashe gukurikirana inzozi ze nta nkomyi, kubera ko yabonaga ko urukundo rwe na Maya rwari ruri kudindiza, ari n'imbogamizi mu kuzatuma David agera ku nzozi ze. David yabonye ko adashobora gufatanya umubano we na Maya n'inzozi ze ashaka kugeraho, ahitamo kuwuhagarika. Nibwo David yaje akabwira Maya ati,
ndabizi ko bizakubabaza, ariko ndagusaba kumva ko ibi ari iby'igihe gito. Maya yahise arira cyane, abwira David ko umutima we ubabaye cyane. David yahise ava mu mujyi ajya gukorera umushinga we mu kindi gihugu nta kimurangaza. Maya we yasigaye wenyine n'agahinda kenshi cyane, akibuka ibihe byiza yagiranye na David bigatuma arushaho kumukumbura cyane. Hashize umwaka, David yaje gushinga ikigo cye gikomeye cyane, atangira kwinjiza amafaranga menshi. Inzozi ze arazikabya, gusa buri gihe yibukaga bwa mbere ahura na Maya, akibuka ibiganiro bagiranye muri kafe n'ibindi bihe byiza banyuzemo, umutima we wabyibuka akababara. Ikigo cya David cyarazamutse kiba icyitegererezo mu mujyi wose, ariko David akumva ntafite ibyishimo byuzuye kubera ko adafite umuntu basangira ibyo yagezeho. Ari nako Maya we yagomezaga kwibuka ibihe bagiranye mu bitekerezo bye, akavuga ati ibi bihe byari byiza, ariko ubuzima bwaradutandukanije. Ndagukunda, ariko igihe cyacu cyararangiye. David nawe aho yari ari yicaye mu biro bye niko yitegerezaga amafoto ye na Maya, akavuga ati urukundo n'inzozi byombi byari byiza. Rimwe na rimwe tugomba guhitamo, kandi guhitamo ntibisobanuye ko udakunda, ahubwo ni isomo ry'ubuzima. Nshimiye abantu mwese twabanye n'iby'agaciro, bibutsa gukora subscribe ku bantu batarayikora, gukanda like no gusharinga, mugatanga ibitekerezo byanyu muri comment. Naho ubutaha.